Rwanda fomu gurigodora rya Rwanda Rwanda fomu na gurigodora paradis du matela mama rero paradis du matela hari ibindi bana surfo surfo muzi igifaransa na mama yavuze ko bivuga aje bakavuga gutera ngo uretse ese ko kutaramubagara ngo mburaho na rimwe muraho muravugana Sauda ndahuze ngo kuba ngo ninge muntu wenye ufite repondere no kuri kw'Imana byanyabyo ninde muntu uze ngo no bagiye ngo birarangiye mbaza ngo betos no sigo ubutumwa kwa MPINGANZIMA uwo muntu wese se yaseka umbara uzagakora ariko waboga uzagashyiremo sibyo abantu bajya birwanisha oya hari n'umuhungu kera wigeze kunkunda akajya bibwira mama se yari umuhungu yari urusaza ari umukambwe da kuri yezu wenda ariko ngire nko yari executive oya wangana gute kuryo yari ujya guteratwa na executive wa 5 secondaire mama ati yego Bikira Mariya w'abakene none yirahira Bikira Mariya w'abakene executive gitifu gutya live wow mama ati ninda kubwe ko ngewe muri first lady wa gitifu wasanga maze kuba nka meya nicyo kibazo kuku ngiye kugutanga ngatangireje baza ngo baza ngo umeze mute nizere ko ubuzima bamereye ukomeje kubafata ukomeje kubafata mbyembye mumeze mute twe tumeze neza hano kuri All Love Sauda wowe Stella amazina yanyu bisaba kwiga life of Stella's nguki Stella's World rero Stella hindura amazina buri munsi oya ntabwo yahindura ibi bigiye kuba Stella's World byahereye kuri life of Stella sibyo yego Stella's World Sauda no kwanza ako kajye karoroshye Allah ese All Love byavuye okay mvugishije ukuri sibyo hari umuntu nkunda wo muri Amerika yitwa Adrian Bailon yakoraga show yitwa The Real na Jenny Mai abantu bayizi barayizi na Tamara noneho nyuma aza gufungura channel ayita All Things Adrian Adrian Bailon nyine all things ibintu nk'ibyo ngibyo ndakareba nawe ko se all things ngewe I don't have all those things byo kusharinga ariko I have urukundo rwinshi rwansendere ako ngaho ariko ye Allah Sauda niho inspiration yavuye ese ntabwo z'ababyeyi bitaga abana babo amazina mu filime z'ibihinde ko ukuntu bakunze ngo ba Rohiti ngo ba Krishna ese hari umwana witwa Krishna hera ku mwana wa ntuze wa Oprah muri Tanzania sitwa Oprah haje ne Oprah yitwa nde oya ntitwa Oprah nuko Oprah riryo twabongira ariko sinibuke kuntu yitwa na wa mukinyi wo mu Rwanda sitwa Krish se mwana yitwa Ndikumana Krish akonda nuko ari abasilamu none se igihinde ni cyarabu nta hantu bihuriye Krish se ni cyarabu ni igihinde kucina oya sasa twarazeze ariko we umvijwe hari yitwa ntuze ngo iyo basobanuraga baravugaga ngo umukazana mutoya Chotiba ngo umukazana mutoya ibifite episode zingahe 500 kandi tukazireba tukarangira njye sigeze nyirangiza njye nta nubwo nigeze nzireba aho bagere aho nasaba bagejeje ukajya gufatisha ga filime muri kwa DJ koko bibi cyane uzuko nujye nkunda buriya gasobanuye utwangiye buriya gasobanuye kandi ane kukareba wowe ureba ibyo bya all things what ni wowe ntago wabireba ariko agasobanuye ni byesana yego ugakundira ikiza ibigambo bya Rocky na Ntuzi
na Juni no Juni ibaze ko ngewe na Baroki cyokoze n'abamenye batangiye kuza nyine kuri YouTube gukora ibiganiro bya seriye ubundi agasobanuye nari nzi wa wundi wapfuye wa mukuru wa Juni yanga niwe nari nzi mu gasobanuye oya twebwe rero iwacu Gatagara baturunaga filime none bakadutiza kasete bandi bayiturunaga uwanyu mu rugo abantu muturanye bakadutiza kasete natwe mwe mufite manyeto yakwanyu mwari abakire oya twayitunze ejo mu gitondo ubu batereje manyeto y'Igatagara na televiziyo manyeto twayitunze nk'ikwezi zitaziva haza DVD lecteur DVD noneho bikajya byanga ukahita ukubita ugahanagura manyeto kasete za manyeto bazihanaguzaga agapapuro ushyiramo agapapuro kakikaraga kakongera kakagaruka ukabura hanaguye cyane good days none se ntuza bya bindi bakubwiraga ngo basi niba utampaye ifoto ngo mpa ngo krishe nzajya kwihanaguriza ukagira gutyo ukahita ubona ukuntu umuntu ameze higo we guswara ingwino ndeye ukajya umurira krishe iracya asetatunu abantuze abafotografe bagendaga bazenguruka muri quartier babaza abantu bashaka kwifotoza baba bameze nk'abandi batwara ibyuma bishaje ibyuma bishaje namwe birabi wanyu injamani ibyuma bishaje abyo mu gitondo azenguruka ibyuma bishaje twe injamani twigeze kuzigurisha mu maradufata inyuma babizitaga inyuma twazitaga injamani kugira ngo amata bimenye ngo zaba yangase nkane bapimaga kubira twagurishije kane ya papa kane ye oyasha ko muri abasazi we akagoka kumukabanura kazi ubwo dese twashaka iki super deep jorije nase papa nyara afite izindi ariko byibuza agendera ubundi kera yaravunitse kera oya muri 2019 I guess cya 2020 avunika n'ubundi akaguruka mugaye ahita agenda kuri BAKIRE kumbaga ebyiri sibyo mwabikoze ejo bundi muzigurisha nyine ndi kukubwira ko kera yagenderaga kuri noneho rero yabaga afite ebyiri imwe akayireka agafata indi inshyashya rero twateje niyo mwateje desa ibiceri desa uzukuntu no BAKIRE muri abanje n'abamanika zirahenda usko nta n'umuntu ugipfa kuzigura uko ngiye nigeze kuvunika banshyiraho simu navunitse mbura 2 weeks ngo nkore ubukwe banshyiraho simu nakoze accident kuri moto mbura 2 weeks banshyira simu ko nzi ko ntigeze nzigura ahubwo barantije barazitizanya BAKIRE zirahenda oye none pana zazindi za hano iyo bafata hano kandi keza kaba des babakoreye iki nge nabamanika mama wanjye nagajya arwana yego nabo mweze mukubitwa muri aba arakubwira oya abakuru banjye baragace indawa kwise se buri Germaine oya Germaine ni gake umuntu wadukubise cyane yitwa Lise ntabwo twari tuzi kuvuga Lise mu buzima bwacu twamwitaga dada oya se niwe mfura mu rugo se anje niwe mfura anje kandi cyari itonde anje ubwa mbere mu buzima bwanjye yambwiye nabi yarari guteka ishu shingira inkuru yarari guteka ishu none mpita mvuga ngo ngiye ntago nzi ko ndi buhage umujinyura mwiza ntuzi kuri buhage utaranarya ngo narebe nuko ahita afata igishishwa cy'ishu ahita kinera mpita ndakarato nsaba imbabazi ntago yigeze nkubitanje uhera he uvuga ko utazi kuri buhage bataranahisha ngure gushukura washukuraga bigeze aho ngaho mu cyaro bageruraga ibi none sinzi ukuntu abana banduzanya imvugo za sindi bwahage indagashaka banyaga ibiryo ngo genda abona ntari bwahage ye baba dore ibiti we nese mwabaye Gatagara imyaka ingahe niho twavukiye muhava mungana mute dufite imyaka 8 ntabwo mwabaye igihe kinini twaragiye twiga i Kigali imyaka 2 biratunanira musubire Gatagara subire wacu nyine tujya kwiga icyabananiye ni igikiza ubuzima bwo mujye oya ubuzima bwo mujye twari dutangiye kwibeshwaho n'abana bo mu mujyi ariko icyatunaniye nuko tutabanaga na mama ariko nge ntabwo byananiye ngenda akabandi Josette ntabwo yabishobora yirirwaga arira
yarananutse yarabaye akantu utamenya ubwo ariko ubwenge bwarasubiye inyuma atabasha kurya mama ati ni mungarurire ibyanjye mungarurira abana banjye ubwo kwiga neza si ibyabo bagomba kwiga uko turi kumwe dufite imisatsi miremire wigaga hehe si Kigali Kigali oh yes umwana wacu mirongo itatu kandi Kigali ubundi hari n'agadanje hari abadanje higaga abana bo mu basirikare kenshi abana b'abasirikare kandi Kigali abana ba Miss Naomi bazaga ari twinshi turi mu modoka ari twinshi nabyibukije mama wati yigo twabaga duciciyakiranye koko urumva twana tumeze nk'utuzungu ariko n'ubundi ubona ko tumeze nk'utuzungu urumva kandi Kigali bari bafite ngo anglophone na francophone je nari muri anglophone oh yes abana muri francophone noneho muri kiriya gihe kumva ngo hari ngo anglophone na francophone ego francophone yari imenyerewe kuko francophone nyine niyo yigwa ako anglophone yigaga ngo abantu ngo bari civilize afite ababyeyi b'abasirikare nyine mu marira rero abasirikare bavuye za Uganda ego twigishwaga n'abajyogi cyane abajyefure akashana ngo mwikoraga ese ko mbona ubyare mu kiganiro cyane ndamubyara ariko we ese ufite ubwoba oya hari igihe mbugira kubera ibibazo by'isi nyine kwa kundi umuntu agira ama complication ubwo ndamutse ngize complication nabyitwaramo nte najyana nibuka ko Yesu ankunda avuga ati ndaha amahoro we ubwoba n'ubwa Satani ubwoba kandi wa mbere se kwa mubyaka bameze neza oya wa mbere namubyara ameze neza ariko subiza ko se kubera ko ngiye bazambaga subiza ko hari igihe ugera pressure cyangwa ngiye mba numva aho kubaga harya nasikara barakubaza nabwo ari rendez-vous cyangwa byaje gutyo nagiye kwigise umwana araruha barambaga arananirwa wumvishe igise baranakubaga amasaha menshi kubera saa 10 kugera saa 10:30 barambaga sha banteye na Theobald baranyumvisha ubyumva ute nabwiye muganga ngo nta kintu na kimwe nzongera gukora kijyanye no kwikunda ntwite byose ni kimwe narogaga muri piscine narakoraga marché naryaga neza nari noneho wowe nta n'ubwo uri na wa muntu ujya wicara hasi wenda ngo rero kuryama n'ubu ngo yarari kubyina hano ndambwa wambabare ko iminsi ibarirwa gutya 1 2 3 reka mabwire iminsi nzaryama ni myinshi mwana wandetse ariko uzi ko ngereka nkubwire byane niyo ndabyinda yawe ubwo buragece yego ndavuga kubona genda ngena nago nkunda iyo nyishizemo ikintu nshaka kuremba cyangwa nkagendanira ko nago mba mbishaka kumva ko ndushye iyo numva umubiri wanjye urushye mbiha agaciro kandi warushye ko ewana nshobora no kutava mu rugo kabisa ariko iyo numva nyine ari kwakuruha kw'ababyeyi n'ubundi kudashobora gushira ndavuga ne why not cyabata reka mubwire nimba ari umwana uzabyuka abyina azava mu nda ameze ngo kwa cinci nasikayira ku mezi 6 yigiraga ngo cinci yabonye ahantu tubyina ngo biragoye oya bya bintu bigoye nabonye aho nzaza kwitoreza buriya mwarampangitse na Jose ubundi nzajya nza kwitoreza aha dore ngo baraguseka rero ari professionnel se nibwo mbimenya aha ngaha nababonye sinzongera kuzajya mpfa ubusa mu rugo nzajya mitaninya ugiza nkwigisha nze ndebe ese ubundi reka nkubaze wadushyireho akantu k'abana reba nk'ukuntu Sikayira azi gutega amaboko sibyo azi no kubyina none ibaze nkatwe tuba tutari nkanjye utabizi sinzabona n'icyo nigisha abana banjye abahungu ufite umuntu wigisha abahungu da abahungu nabivuze warabivuze kugomba kubikora ego ndashaka kuzafata abana muri vacances yaba ibyumweru 2 yaba grand vacances nkajya mboke kuko urumva hari ukuntu muri vacances hari ukuntu muri vacances dushaka ama activity inana ngo dufite ama activity menshi pe nahari usanga nuko koga nukujya muri karate nukujya nibyo byose ni byiza ariko nyine kameme nakantu ko kwigisha abana umuco ababyeyi benshi ni bahabyina Imana n'ukuri amaboko turateka kirebera ngo ariko baba bifuza ko abana babo byibuze ntibabikore nk'umwuga ariko babe babimenye nuko nzabibakorera kandi ku mafaranga
make ngereka nkubwire ngewe nemeye kuzaza nza kugufasha sinzaza nza kwigisha kubyina nzajya nza nyine mbe ndaho ngaho tu ushaka kujya gususura muherekeze ushaka kwihanagura mufashe ngiye cyo nzakigufasha nukuri ibyo kubyina byo shwi ariko ikibazo cy'amatsiko hano bikigiye kwavuga igifaransa nzaba mari nta kibazo nzagufasha kuri gake kanje nese bayago comme ça oya nyine icyo ni uzi impamvu se bite y'icyo kintu intego y'ibyo ngibyo ni ukugira ngo bamenye umuco n'ururimi yego nago nje sinzavuga iki sinzavuga wajya kumwigisha mu gifaransa ahubwo se ko ari ibintu batavuga gucunda wavuga ko mu kinyarwanda mu gifaransa ari iki oya njewe bon nago nabura ko nigisha umwana komisa cyangwa ibindi tundi tuntu duke oya ariko uzi ko ngewe buriya reka nkubwire sibyo yego abana babiga muri icyo gifaransa cyangwa muri icyo cyongereza dukeneye kubibigisha sibyo kuko niyo si tuganamo ariko ngewe simbizi nimba ari n'abandi babyumva gutyo nge umwana arabizi ko ukinjira mu modoka uvuye ku ishuri ni Ikinyarwanda ibyo byo nabihamye n'umwana wawe wakubwira mu Kifaransa ukamusubiza mu Kinyarwanda kuko nawe arabizi niyo atangiye kubivuga nkamubwira tuvuga iki Ikinyarwanda kubera ko pe amasaha menshi ayamara ku ishuri ni ukuri kumenya Ikinyarwanda yazakibagirwa burundu hari nge hari umwana nzi utaza akanyara nashwa yewe baba we avuga Ikinyarwanda nk'umukizi umuntu w'umuzungu kandi ababyeyi bose bavuga Ikinyarwanda ibihekane ababyeyi n'abanyarwanda pire sibyo kireba tubana ariko kuvuga ngo amakuru ni meza umwana wanyu se ni umuzungu bimeze bite yirirwana n'abatantine bavuga Ikinyarwanda ugasanga umwana narirwa kumvikana n'umuntu wirirwa najyanye umwana wanjye ku ishuri kutiga biragatsindwa kutiga n'ukunyagwazi gahera mbabarira yakoze iki bakuvugisha ukareba mu bico oya nabyumvaga mana yawe gusubiza wapi uzi ngo umwana wanjye ndefanze gute yabwiye ngo mama wanjye avuga Ikinyarwanda gusa wow nabuze yewe reka njye mu ishuri nige agomba kuzajya bavuga gusubiriza sibyo biraka cyangwa bajya kukoya bajya kuvuga Igifaransa ubasubize mu Cyongereza mu Cyongereza nako babyumva abarimu niko babwiye bako bakubwiye icyo utumva nawe basubize icyo batumva none imvura yari iri kugwa nje nako nari mfite umutaka kandi numva ahantu umwana wanjye ajya kwiga haramanuka no kuzamuka birandushye ndabwira umumetrese gute ngo mumanukane namubwiye ngo help me please arebi oya abase n'ababibona ariko ndaho agomba kubibona kame twebwe generation zacu abenshi twize mu Byongereza sibyo n'Ibyongereza n'Ikinyarwanda naho umuntu aba yarize ukajya kwigira ibi twe twiga icyandikwa kwicara hanze serupyipyinyere mpyisi yampyipyinyere oya usibye twebwe twiga twatangiye kwiga mu rurimi rw'Icyongereza tugeze mu wa gatatu primaire abantu barabizi imibare mwigaga mu Kinyarwanda ibintu byose mu Kinyarwanda namenye Icyongereza hari mu mibare wabivuga imiki ibiki harya mu mibare sinzi ukuntu babivuga cyanze cyo twakoreshaga hitwa ngo iki bya bintu baguhaga byitwa ntago ari umwandiko hari ibintu baduhaga problème se izo ngizo sinzi ko twazitaga mu Kinyarwanda ndabyibagiwe twamenye kuvuga mu kirimi ibaze ko twari tugeze mu wa kane primaire tugiye ka Kigali badusubiza mu wa kabiri ewe twari turangije 3e mu Gatagara mwinjiye mu wa kane tugiye mu wa kane babasubiza mu wa kabiri uri kumva iyo ukuntu umuntu aba yaratakaye kabisa ariko nanjye nabyize nk'ubimiragura bishyushye kabisa abana b'Ikigali ndabakubahita ndavuga nti wari ujuje ikikuzanya oya ibyo byose ibyo baba biga ibintu bitandukanye umwana wo mu cyaro n'umwana w'Ikigali baba biga ibintu bitandukanye bwa mbere ni kwiti wa karindwi mvuye mu wa gatatu ndangije wa gatatu urangije wa gatatu bagusubije mu wa kabiri uwa karindwi bati ni gute wowe aha hantu wahaciye ukaba wahacuka n'aharenga ahubwo ngo iron bottle
n'ubwa mbere nari numvise ibyo bintu n'ubwa mbere nari mbyumvise kuva nabaho n'abana iyo ubabizi kutazi icyongereza barakwifatira abana bakakigali barona babe banarenze ntabwo wari kubimenyereza iyo tutaza kujya umutonto uzi icyongereza udukurikirana buri munsi twari kuba turi inka ahubwo twari no gusibira mu mwaka warenze uri kumva ukuntu abana bo mu cyaro twagowe noneho uze utange waciye muri ubwo buzima bwose ugize amahirwe umwana wamwigishije neza nurangiza utangira umukubita ngo wivuge ikinyarwanda twari ababyeyi babwira abana ngo nivuge ikinyarwanda ndabizi ngo nitugera hariya rero uvuge igifaransa gusa yavuga ikinyarwanda umubyeyi ukabona murenze nabi umwana wanjye nta nubwo akunda igifaransa akivuga ariko abandi bana mutokoje abivuga kubera nyine ko ari ibyo yigamo n'ibyo yego noneho azi gutandukanya irondo n'ibisabo papa wamuvugisha ibyo avugisha papa we n'ibyo avugisha mama we bien cyane rwose umva arabizi aravuga ati mama wanjye banza aragaka gake azajya akubwira ati mama wazize noneho njye mucira imigani nkanamuririmbira mu kinyarwanda abaza ko mama ntago mu ishuri ryanyu mwigaga igifaransa uzamujyana igatagara arahazi nawe mwiza arahazi arahazi ariko aho ntago ahazi nko kuvuga ngo ndahazi ahangaha aho azi ni Kibeho ahubwo namujyanye ku ishuri Kibeho twagiye gusenga kuri Pasika y'umwaka washize ngo hano ni ku ishuri ryanjye arishi nyine ubona ari experience nshyashya zarumvira umwana ashobora kuba yumva ko ahari nka mama wa nyine ubuzima ari gucamo wowe utabuciyemo nyaka ko ariko abana babibona rero iyo yumvisha ko hari ikintu akora nawe ukora biramushimisha kumbi nawe wagiye kwiga naramweretse ahangaha niho nize hariya imwereka ishuri nizemo no muri domu domu ntabwo hari muri vakansi ntabwo namujyanyemo ako namweretse directrice wanjye mwereka ibintu byose arishima cyane bakoze hari abantu baba bakubona gutya bakabase buriya mpinga iyo ari kumwe n'umwana biba bimeze bite iyo nyine ari mu rugo mu nshingano z'urugo uzinjiramo ari abantu uswara abantu baba bakubona bakagira ngo uko nyine no mu buzima busanzwe niko bimeze wenda mu buzima busanzwe abantu banze nibyo nkora kuri kamera baraseka mu buzima busanzwe ahantu ndi ntabwo haba hari irungu ntabwo nkunda ibintu biri sereye ariko n'ubu nakubangamiye twageze mu bintu by'ibisereye cyane ariko ntari ibintu ibyo sawa ariko mu buzima busanzwe sinkunda ibintu biri sereye nshobora no kuvuga ibintu biri sereye nkashyiramo burake nikomeze n'abakozi banjye dutera burake uzi ikintu ntari guhaga mu buzima bwanjye buri kanya mve ngo ndi kujya ku kirere igiki ni Rose nishimwe kuri Rose TV show hariya muri we ako wagiye undeka kweli uziko ninjoro no kuri kwimana nakibutse ndyamye ndaseka byararangiye oya no kuri kwimana nakarebye ninjoro ngiye kuryama ndakibuka hariya kuri wese we bahagaze ahantu ngo ku gihuru ntabwo ujya ubibona toruyo ndakibuka n'ubwo nicegende ngaseka ntabwo ujya ubona abantu bahuriye bimeze neza cyangwa ni Ndahiro Valence papi ku bwa BTN TV ku gihuru ntabwo ujya ubibona nukuri kwibana oya byarajaguye ariko ubuzima ni bugufi mwana oya mbora ubwiza ukuri icyo cya karoti kizagura 2,000 nanjye ngiye gukanyaga nawe ukanyaga uramenye kandi urabura iminsi 2 ngo byare afite ariko nk'ubu mpfuye abantu bankumbura bankumbura ukagiza nayo mu by'ublaga icyo kintu ukagiza ubyumbabara none simba nshaka kucyumva uhita wumva ubwo wibyegereza umutima ni urugero natangaga ni urugero oya ariko uba ugomba kuvuga Rosette ejo yaduhaye devoir aratubwira ngo
byibura uri hano ku isi hari umuntu umwe ushima Imana kuri ushima Imana kuriho ugati Imana ndagushima ko Sauda ariho MPINGANZIMA ariho ariko hari abantu nzi neza twebwe twabyaye nibaza ko icyo kibazo uko byagenda kose abana bawe bari grateful kubuhari yego twirengagije ibindi byose twirengagije abana bawe sha yega abana bawe ni impano Imana iba yaraguhaye ariko nko kwiriye isi nge hari abantu nzi mara stress atari yewe benshi mara stress nge bananyandikira ati reka nkubwire iyo nkumvisha nta nubwo menya uko akazi karangiye simenya ngo nakoropye simenya ngo abantu duhura mu nzira mbere yuko nyine nyuma yo kusuhuza Sauda bitenda kuzi ibi nibi ndagukunda mbabara nkunda MPINGANZIMA hari wa wundi wanduye inzara nkanare yatsekera yaje nta nubwo kubyo ndagukunda gusa ndagukunda abashyizeho na mikoro gutya ati ndagukunda yaramukwema ibitugu oya cyo kuzimara abantu benshi stress oya abo kumara stress byo wenda ni nago nari nzi ko ngewe iyo mpano ntawe waruzi oya nari mbizi ko no mu rugo narabazengereza nago numvaga ko nshobora kuvuga abantu bagaseka n'iki ntabwo nari mbizi numvaga nyine ariko nitereye nta muntu byane nta muntu ugiye bazageraho bakamenye ariko nago nari nzi ko ari ikintu kivura umuntu kimuvura deeply ako uzi nk'umuntu akwiyatisha nari mfite ibibazo ejo nabibonye muri comment ejo iwanyu cyangwa kwa hose sinibuka ngo ntushobora kumva kuntu umvuye stress nyine kwa kuntu umuntu avuga ikintu wumva kakimininze koko nko kukubwira ati nari merewe nabi pe hariya ndavuga ngo naba natambikiriye Mana mbabarere naba navuze ibikomeretse abantu Mana mbabarere ariko ndagushima ko iki kiganiro nagikoze hakaba ari umuntu uwo byibuze bikozeho hariya ndavuga nti nakoze ikiganiro niyo cyagira views 2 ndavuga ariko ngiye nakoze ariko ntihabuze umuntu byibuze niyo baba uyu munsi nabyutse ntabyukiye ubusa hari ugukora ubusa hari no kudakora ubusa hari uwufashije muri ubu buzima wow cyakoze sha iyo ni impano ikomeye ariko nanjye niyo mpamvu ntashobora no kuryama mu rugo mba nsenga n'Imana Mana uzanyorohereze umubiri wanjye wegerane vuba nkire vuba byibuze nge nakorera mu rugo ariko sinzatuma nyine sinzi kuko abantu bose bumva bibateye ikibazo se none mpinga nabyara ni none kuno ka Josette kitonda Josette rwose umva Josette bizajya bisaba nawe bizamusaba kwicaginga bizasaba kwicaginga ariko uzajya ukorera mu rugo harya umuntu babaze akira nko mu minsi ngahe yewe ubushize nakeze mu minsi 6 cyangwa gukira by'umweru kimwe se igisebe ntabwo igisebe cyagikize iki tubonesha amaso nicyo cyari gikize akimbere dise shaba babweho ntuze nyinshi cyane imbere haba hatarakira ariko mu buryo bwo kuba wakicara umugongo se umugongo butarakira ariko kwicara nta kibazo wicaye iminota 30 sava nta kibazo ushaka kuzajya ukora uryamye tuzajya tukwavika mikoro dushaka ukora urya nyenda ahubwiye ngo tuzajya dora kanzenze basi daraga sawa ndumva mfite ibigambo muzane tuzane kamera tuyitera aho ngaho sibyo ariko abanyarwanda ntibazakura Imana izandinde inyorohereze ndashaka nyine kuzakomeza nkaba wawundi sinzitwaze kwita kubyara usibye ko nyine kamera n'ubundi inshingano zizaba ziyongereye umwana umwe ntago ari nk'abana babiri uri kubyumva uzi ko ibyo bintu narabyakira uzabyakira none ejo yewe Imana itangaje Skyra azatongera umwana ego abo umwana kuri wowe bana ari inkumi oya ngo n'uruhinja none uretse undaze rero uretse undaze azajya kuga mutereka ari uneruje yego bikira muri abakene niyo yaba afite imyaka 5 usikuntu noneho iriya mvuga Imana izayindinde nabonye mubabaje yiheze
yafashe udukoresho tw'umwana nari nagoze atangira kudupfundura bimpereza ibintu by'umwana wanjye ngo yarababaye ndavuga sinzongera kuvuga iri jambo ni ribi abana barabyumva nyine atabona kusa nk'uwamusimbuje umwana wawe ngese nduwande ndagura wanjye kuki se ngiye utabivuze tarasheze none oya iyo umwana akurikijwe byanze bikunze nyine bimukoraho uziko buriya abantu aba excited n'ubundi bimwe byatari nyine ukabona aramushaka niyo ije kumureba kwa muganga imisi ya mbere atasinzira atagira iki kumuzana kwa muganga ngiye naramuzanye urumva kubera ko natekerezaga nzamusobanura ko uyu mwana yavuye he arabizi yego ko ari mu nda yanjye ko harimo petit frère sibyo yarabizi ariko kwitabona mwituyeho mu rugo nkavuga bishaka kumudistabinga ndamuzana n'ubwo uyu muwaje petit frère yavuye he twavuye kumuzana kwa muganga arabizi ko twamuguze kwa muganga tuzajya kumuzana kwa muganga none takubwira ko bamuguze kwa muganga ikibazo ni kimwe we arabizi ko muganga tuzagenda akamukura mu ibyo byo narabimubwiye arabizi ko tuzamukura mu nda bakamuduhereza tugataha ariko ndi kwibaza ko umubyeyi wabazwe amara iminsi 3 kwa muganga nzamuzana ku munsi wa kangahe kugira ngo atazatesha abantu umutwe nzamuzana ku munsi wa mbere ntabwo yava aho ngaho wamuzana ku munsi wa mbere akakareba nyine kwa kundi kaba kakiri kumwe akabona nyine akabona ko kakiri agahinja sibyo niyo yataha akozongera kumubonera ntabwo yataha Skyra azataha ari kumwe na papa we se ari kumwe na papa azataha ari ibintu utoza ukinisha Skyra ntabwo tujya kureba abana ahantu akahagutaha tumutahane uretse nuko atarabona muri umunawe shaho azamushyuhira mu minsi ngahe ya mbere ajya mubwira ati mama shyira hariya nterura Skyra no mukecuru wari imyaka 4 ngeze ni yari afite 3 ariko urumva abantu bakuru babizi barakubwira ngo ubu ukeneye affection cyane uwo mukuru kurusha umutoya kuko urumva nyine ababonye rega ibintu babihindutse utuntu twose mu rugo n'utwe umuntu kurusha abana ubundi kukugira inama ngira inama ndibanda kugira inama ngira inama mubyeyi bimeze nabi kuko urumva rega ni nkuko nawe mwebwe muri babucura ntabyo muzi siko twiga no muri secondaire ko twari ubushwe twiga muri secondaire mama ajya blague nkiza ngani mwigendere rero muzasana narabyaye kandi kana ntago nshoboye kuba mu nzu yanjye nyine mukababara Josette none buri yarakavuga mu maso cyangwa smode cyangwa unoshake cyo cyana cyane nuko tuzagiterura nganyumve abantu biga muri secondaire kandi yaracuze muri secondaire mama yatubyaye yari mfite imyaka ifatika ariko mwebwe muranarutana n'igihe kinini turisha imyaka 7 Juisa burusha imyaka 7 ako nanjye muri umunange muri 6 umwana twabyinanaga turangije secondaire mama wabyara undi mwana ari mukurikije murangije secondaire petit frère muri secondaire urangije secondaire uwo nuwe ntago ari uwa mama we rero tuzajya uvuga ko uyu mwana mupfane unanjye simbizi none se nkawe Skyra ageze muri secondaire ntiwabyara undi nabyara birashoboka ko umuntu warabyaye akiri mutoya Skyra azajya nka 19 mfite nka 40 bega ibintu zaba biryoshye agasa nangira ibona ibaza icyo kintu nzaba ndi umujane pe 40 n'umuntu aba ahubwo 40 nibwo ubushyitsi ubundi nibwo bumeze neza ugeze mu myaka yawe ya nyayo usika nanjye ngiye ndibaza mu myaka 40 nzaba ameze noneho rero ngiye ndashaka mu bintu Imana izantiza ubuzima kandi nishyizemo ko Skyra azabyara impanga sinzi impamvu kandi njye sinzi kunda ariko numva umukobwa wanjye agomba kubyara impanga ndashaka kureba utwuzukuru tw'impanga nyumvira utwuzukuru aka kanya ariko ababyeyi bwa Skyra uramushyingiye arashatse arabyaye ko nsengera urugo rwese ngo yego nsengera urugo rwe umukwe wanjye ngaho rero wasanga ari natwe tuzaba bakwe ufite abasore beza ese twamenye wasanga ari twe tuzaba bakwe ako Skyra araturuta ako ndagaturuta turangana narangana kandi n'uyu nguyu zaba ahubwo uyu nguyu niwe biri likely ko byaba n'uyu nguyu umwaka n'uwa mbere wawe n'uwa mbere kuko urumva azaba murusha imyaka kandi sinzi ukuntu mba nishyiramo ukuntu
dushobora kuba tuzaba turi byuki cyane tumeze neza tukajya tubakatira yes oya ababyeyi ubundi ngo mu Barabu nanjye ko niko nabyumvishe simbizi mu Barabu ababyeyi barivuganira nk'ubu ngubu tukaba twaraje kwa Rusagara uko banga no kunguko tukaza ati muturerere murashaka iki ati tubahereze ikirombe cya petroli sikayiramuye muturerere ngaho se ni mudukubitemo tubahereze turebe ko bitwabigenza ariko twababwira bari abapapa bakazicara bakabiganiraho kubera ko kasikayira ari keza ukuntu kasikayira ntago ari keza gusa sikayira ni icyuma sikayira ntago ari bwiza none reba igikara cy'umuhungu wanjye n'inzobe ya sikayira bihuye wese sikayira n'inzobe nakayobe ayo murasa oye ngine nakayobe paraporo y'abacu iwawe cyakora bazigikara cyawe zisohokanye n'inzobe yawe byari byiza umva turaje tubashakira ikirombe muturerere sibyo ubundi hakazagira kana mbona kamwegera n'umusanzu ariko nkabona kana kamwegera oya nanjye nzamurinda bishoboka ubwo tuzahita tumujyana kwiga hafi kuza akamubwira ati we suri yakuza ryarya gukuye nyine urumva ibyo ngibyo ni ibyacu byina abo Barabu rero iyo papa avuze ngo ngwe nicyo ntawe uvuguruza umubyeyi ariko ubwo nanjye mpita ibaze nkasanga ngo mwanshakiye umuntu nzashaka kandi nifitiye undi mu mutwe wawe oya rega ibyo bibye mu mutwe wawe biza kuko watari umuco yari umuco nyine ubu wicaye umeze nk'ivaze tireka bamvomere cyangwa babyihorere wese wabyakira ari umuco ubwo niko nakisanga ariko ubu ngubu ntabwo byakira ubu ngubu ko umeze uko wakuze umuntu akakubwira ati oya hari n'umuhungu kera wigeze kunkunda akajya abibwira mama se yari umuhungu yari urusaza ari umukambwe da kuriya yezu wenda ariko ngira inkuru yari executive oya wangana gute kuryoha rero ujya guteratwa na executive wa gatanu segonderi mama ati yego Bikira Mariya w'abakene noneho yirahira Bikira Mariya w'abakene executive gitifu gutya live wow mama ati ninda kubwiye ko ngewe muri first lady wa gitifu wasanga maze kuba nka meya oya sinzi ni ukuri ko Imana namubonye rimwe uruhara ndavuga mama ibi ni biki mama iyo yamubwije ukuri yamubwiye tumva rero nkubwire bana banjye simbagoresha icyo ni kimwe simbahitiramo bazihitiramo ikindi cya kabiri nta nubwo nkuzi uranashaje reka ubu si nibyo yambwiye ati sinkuzi ngewe ndajya gushimira umwana wanjye umuntu ntazi ndajya kumuroha mu biki kandi uwo muntu impamvu yamubwiye ngo arajya kumuroha yirirwaga nk'inzoga aho ngaho inzoga akaza abantu bose akabamenamo inzoga atari kuyuwe umwana wanjye baramumuroze kandi hari abantu bagira ibyo bintu ababyeyi cyane cyane none ababyeyi ariko ujye wikomanga ku mutima ngo ndikugurisha umwana ntabwo ari byiza ugasanga wenda aramubwira ati reka mbe nguhaye inka urumva wenda nk'iyari mu cyaro nk'uko ngo ntabwo ari mu cyaro akenshi bafatirana umuntu nyine wifitiye nk'utubazo akamuhereza ibyo akeneye kajyamo udufaranga nyine utubazo afite twaho hafi tumukomerera akadukemura akaba yanamubwira ati umwana wawe nzamwishyurira uziko ari ukumugurisha we ni ukumugura no kumugurisha uwo mwana nyine akanga kubabaza ababyeyi akagenda none se nkawe nk'ubu ngubu amahitamo ya mama wawe wayizera kurusha yawe oya mama wanjye rega nzigica uwo Rusagara na mama unzi ni Rusagara yego kurusha mama wawe cyane nese umaze kubana imyaka myinshi nende si mama wawe mwabanye myinshi niyo myinshi ariko ntabwo azi mama wawe wamwihishagamo rero umwihishamo se ugira ngo se ibyo Rusagara verisiyo ya Rusagara kuri ngewe itandukanye n'iya mama we yandebaga nk'umwana undi yambonaga nk'umugore abo bantu bareba kimwe niyo mpamvu Rusagara nzi kuko azi n'ubugoryi bwanjye azi na febrese zanjye mama wanjye febrese ashobora kubaza
shaka kuvuga ngo kampinganzima kagira amahane karivumbura umpinganzima nta kundi umuntu umubwira nabi nutwo tunabaza usaga ndakubwira ati uyu nguyu nta nubwo agira amahane numusaze nta nubwo yanakuruma ariko cyokoze ntagira umuzakubona warakaye narakubonyeho rimwe nshuti yanjye yewe hata birarenganiye kumubona yarakaye uzwite bwase none se uyu ni impinganzima cyangwa barampindura ariko sinkunda kurakara ntukunda namubonye rimwe muri icyo gihe cyose gishize ntukunda kandi bitabishira ikiza cyawe ararakara ndi kumwe n'abantu bitabishira urarakara ukahita ufungana mu mazuru abujya mu mazuru none se bihera he yoza kurakara umuntu agafungana nta grippe arwaye nikomeza hahita nkoba nkaba ndi kwishima no mu mutwe cyane bureye mba numva zasose tuba zasose buriya n'uburebe kuriya biba aba ikibazo cy'abantu nyine mumeze gutyo iyo urakaye urakara nabi ngenda akara nabi cyane ariko ishavu n'uburakari biratandukanye niki kigushavuza muri ubu buzima niki cyagushavuza nanga umuntu ndenganya ndamwanga pe umndenganya umbeshyera ndamwanga ewa napfusha ku bintu byose bibaho ariko umuntu umbeshyera cyakandenganya ubuzima bwanjye wowe wanandoga cyangwa kanyica ikikurakaza ndakazwa n'utuntu twinshi sinzi utwo ari two nyine utuntu tutari ku murongo sinkunda amafuti yo acaha nkacane none se reka nkubaze umuntu akurakaje wowe icyakorohera nuko mwakicara mukabiganira cyangwa nuko yabireka bikarangira aho ngaho njyewe ntabwo mba nshaka ko twicarana ako kanya umujinya ubanza ushira nta n'ubwo izo mbaraga nazibona kuko ibyo nakubwiye sinabigarura waba uri mukuru waba uri muto sinabigarura njyewe ndeka mbanze nshiremo utuzi byorohe mbidijere ubundi tuzabivane nyuma kandi njyewe nagiye kukubwira ikintu simba nkeneye n'imbabazi kumva nakubabarira kuko bwagusaba wankoreye iki n'iki 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 simba nkeneye ngo mbabarire n'ubu ushaka umuntu gusaba imbabazi njye biba byarangiye uziko njye buri utavuze I'm sorry ako kajambo konye rero I'm sorry sinyumva pardon sinyumva numva mbabarira mu kinyarwanda mbabarira akari undi ari amagambo agira meaning iyo ari mu kinyarwanda harimo mbabarira harimo ndagukunda sinkunda n'umuntu usaba imbabazi ntabwo ukunda umuntu gusaba imbabazi niwe mugore wa mbere numvishe udakunda umuntu umusaba imbabazi njyewe kubabarira byanjye biragoye ntabwo bigoye nyine bisaba ngo njyewe mbanze niho impamvu zo kukubabarira wowe utazimbwiye niyo ufoshije ukambwira mbabarira tubiganire nta kibazo nakubabarira ariko iyo nakubabariye biri ku muntu ariko njye nakubabarira ivuye ku mutima wanjye uranabyibagirwa ubwo ngo inuka ariko ibyo ni byiza ariko nanone nanjye gusaba imbabazi ndabitinya nawe ubwo bituruka kure bituruka kure mabuza wadushuje se ngwino dusome ko none umukecuru ngwino ndebe imyitozo cyane umva cyokoze reka mbabwire dufite inkuru ya 30 murayizi inkuru ya 30 murayizi bawe igiye kuturangiza atarira ndamwica mbambaroga ubundi wabyiniye beat ngiriye hasi inkuru ya 30 igiye kukurangiza burundu ariko umuntu utazaza mu nkuru ya 30 biramure umpingure nukuri dupingure rwose umuntu utazayizamo ntago nasekeje uyu munsi ndi seriye cyane ari seriye turi kuganira ibintu biri seriye urumva umuntu uzabura mu nkuru ya 30 nanjye baze ko nzayijyamo kandi afite uruhinja ese uzaruzana uzarusika ntago nasiga umwana wanjye uzamuzana muri kazaro hoya mbabarira yewe banyita inkunguzi uzamwambika
Najya kuvuga hari amayekuteri. Kuri royo. Barambwira nzagira utuye kuteri. Hari amayekuteri yabaga kuri royo yitwaga Antivone. Kubera ko Antivone yagira gasa. Ariko buriya Ivone dukore nko muri biro imwe byagenda. Nta muntu wakora muri iyo biro yanyu. Ariko njye mba seriye. Uri kumwe nawe ntibyashoboka. Nshonje mba ndi seriye cyane buriya. Agukubitira igitwenge. Igitwenge ntabwo giseka cyane. Wana guseka ahubwo uvuga akantu abantu bose akaradiyo. Noneho mama najyaga mvuga ko ngo na Sarusi yacecetse tubabarire. Noneho mu cyaro bumva Sarusi we mu majyepfo cyane cyane. Ngo baba we wajya ushyira amapoze. Na Rodrigue rero ndavuga kambwira ate ko wambabarire. Noneho abataranica mba nkubwira habaye ikindi. Sibuka bya bindi nakubwiye ukuntu byagenze. Ibiheze gutya na gutya ate. Siko byagenze gutya ngo akongera. Noneho se none umva nkubwira ariko akose kuri kurangara ate ko waretse nkashyira n'ibikapu hasi. Abanza nkanywa n'utuzi byibuze nkarashyira n'ibikapu hasi. Mana abagore muravuga atari kuwo mfite. Amagambo yawe wagiye ujya kuyacuruza ukandeka. Ariko ubundi ngo niba ari ikintu cya mbere cyiza kibaho nyine kimara stress ni gossip hagati y'abashakanye. Buriya reka nkubwire njyewe nimba ari nibanga wambikije ujye umenya ko umugabo wanjye arizi. Nanjye nuko shiduka nabivuze wese bashuti banjye ababona nk'abahindurije. Abashuti banjye bajyaga bandika nk'ikintu nko muri groupe bakatavuga wenda kuko urumva agenda ashatse mu bambere mu nshuti zanjye akahita bandika ngo hi everyone ngo kubera ko turabizi ko byose everyone nyine muraza kuza kubisangira muramubizi. Hari ibintu wisanga wanavuze kuko urumva erega umuntu muraganiriza umugabo cyane abamukunda. Umuntu mara amasaha menshi nese mwamuvuga iki kindi ako mbega udushyushyushyu muravuga nk'umushuti wawe aza mu rugo yibombaritse kandi urantazi ko muzi sawa nyine akajya yigendera avuga ati ndapfuye we. umva ngaho mureka tujya kwibyinira rero sibyo tujya kubyina tujya kwitegura inkuru ya 30. Ninde yitegura se ko nta kintu mbizi? Jewe njya kwitegura njya kureba aho byabereye. Aho byabereye. Ariko umuntu uzacikwa reka mbabwize ukuri. Kamubayeho. Muzabwiye twababwiye. Iyi 2024 ngiye sinzi impamvu mba numva ari umwaka w'umugisha ku bantu bose. Yenda ashaka kwisabira kuri All Love Saudi. Sinzi ukuntu mba nimagine ukuntu abantu bo kuri All Love Saudi ari abasirimu. Mukuri? Ariko ni abantu b'abasirimu. Ni abasirimu bakunda utuntu twiza, bakunda utuntu dukeye turi ku murongo kandi mba numva ari abantu batuje. Nta musazi ubaye. Ndashaka kubasaba kongera gukurikira ibiganiro bya Saudi. Nukuri. Kubera impamvu Saudi mu buzima busanzwe aba yitanze. Icyabwira ibintu abasimbutse asimbuka ibintu nk'ijana byitwa ibitutsi. Ndakwigiza babari. Akavuga ati ngo abantu banjye noneho baranyibagiwe nuko. Ariko muri iyi minsi yararwaje abana nawe ubwo arwaye. Gutya hano afite akantu k'agasebe kubera gripe nyinshi niba ari malaria n'umuriro akuzwe nagize umuriro hatari. Urumva rero hari ibintu umuntu acamo mu buzima atavuga cyangwa se mutaba munazi utajya kujyaho ngo usobanure utuntu twose. Mbabarire nari ndwaye nyine hari ubuzima ariko nyine tasobanura nyine bigasaba ko hari umuntu muba muri kumwe cyangwa se muhorana cyangwa muhuye kumwe ati narwaje abana nagize gute. Ariko nyine utuntu Saudi akora buri mugore wese buri munyarwanda wese aradukeneye kandi ni byiza gushyigikira. Nukuri uko kubaye byo twinizisho uko budushyigikira mujye mushyigikira n'abadamu bagenzi bacu ahantu hose
vuge ngo Saudi uyu munsi ya postinze iki ese ni iki namwigiraho ikiganiro cyose cy'iminota 30 cyangwa 40 niyo yaba ari cy'isaha ntabwo wabura akantu kamutoramo nta nubwo wabura akantu kamwe k'akadevoir ujyana nta nubwo wabura kukosora mugenzi wawe niyo kaba katakoreba ushobora no kubivuga rega no muri comment ukavuga n'icyo ushaka kindi wakora se ari ibiganiro se baduhereza ngo next time uzakora iki kintu n'iki turagikeneye ukabona abantu bagihaye like nyinshi ukabona ko bagikeneye ukagikora ntago wamenya ngo ese uyu muntu ashoboye iki utanabireba ni byiza yuko dushyigikira kandi n'ukuri muri abo mugisha baranadushyigikira n'ukuri nyine ntange ndababwira ko abantu bakunda kunyandikira ndababwira ngo muraba agaciro kuko nyine uyu munsi umuntu akurebye ejo akabyihorera ucika intege uko n'ibintu bintu bicana integesha uzi gukora ikintu ntikirebwe birababaza kandi uba washyizemo imbaraga zawe ubwenge bwawe kandi bino bintu bisaba ubwenge bisaba nyine no guha ibintu abantu utazi ngo bakeneye iki ni nko gucuruza ukabyuka ukajya kwicara ahantu ugategereza umukiriya mutavuganye nta muntu ufitanye gahunda urukundo nyine mukomeza kudukunda muri uyu mwaka tubere umwaka w'umugisha inshallah bye bye turirimbira akarimbo ka nyuma dusoza kwese mu mutwe wanjye harimo indirimbo Rwanda Revenue Authority tera imbere mu gitondo byaraje mu mutwe wanjye manuma nta ndirimbo yi ariko mu gitondo narwanye nta musoro nta mahoro amahoro ni yawe reka gutekana n'umva indirimbo hano nayikura ariko mu gitondo hari Rwanda form harya baririmba ngo gurigodora rya Rwanda form niyo yarindi niba umutwe wanjye harimo ingese niba harimo iki mana yanjye byaranze byaje kwanga uzi ko njye ndirimba ka Rwanda form gurigodora rya Rwanda form na gurigodora paradis du matela paradis du matela hari ibindi surfo surfo muzi igifaransa nka mama yabyaga bivuga harya bakavuga gutera ngo ntabwo ariko kuntu bakavuga ko ngo kanga iki uramaze iki kandi tubyibuka iki mana yanjye mama yajyaga bitubwira none bakibagiye bakatwibutse muri ntuzi mama ajya aseka mama arasatora ngo ninde wababwiye ko ngo imiti y'amenyo yose bayita colgate yako niko twebwe twimereye imiti y'amenyo yose ni colgate ngo harya n'ikindi kihasekara ngo nimero ye yanze gucamo yabaye kompoze kandi wayikompoje ngo ntabwo wamagana nimero yawe bakompoze kandi wayikompoje nyine ariko utwo tuntu tudureba abanyarwanda benshi ngo colgate cyangwa ngo baguhiye fanta n'eshatu fanta kandi ukatuba ngo mumpe coca kandi bakora ngo tugwiye fanta ngo mumpe coca ababyinnyi bagiye niba ari Cote d'Ivoire sinzi ahantu bagiye ahantu mu bihugu ntazi ngo bavuga igifaransa bababwira ngo wamaye fanta ya coca fanta ya coca fanta n'eshatu ni orange citro na fiesta na ntuze na pineapple yabaye fanta na pineapple yabaye fanta ubundi muri rusange ni soda n'abagande baratubwira ko ari soda n'abanyakenya bose bavuga soda twebwe rero fanta zose ni fanta sprite fanta ya coca nago sprite ari sprite ni coca ni coca-cola fanta nyine ni bya bindi bya fanta ajyaga duseka ibintu ngo ntabwo bavuga ngo nimero yabaye kompoze kandi nyine wayikompoje ngo ntabwo hamagaye ngo iba kompoze arabidusobanurira n'ubundi uvuga kariya kantu bahamagaye umuntu bakamubura bavuga gute ya nimero kompoze ne pas accessible à son maman ibindi ntabyo kobereza era mpereza mama mbanana narabirebo baba bot
bamureka tujya kwitegura imigambi 30 bivuga wetwa le numéro composé n'est pas accessible en ce moment veuillez rappeler ultérieurement the telephone number you dial is not available please try again later ibyo byo ndabyumva ariko ibifaransa byo birakamushwa nano kuntu bivuga imeze nka ya yindi ya Sauda muraho waraneje abantu abantu bampamagaye ngo nana urumva nyine kwa kundi bagwamagara nti wita akatajya cyangwa ndashaka kumva répondeur nasa nk'ubu ngiyo nkwitaba byari bugende bite muri MTN bazagwa akazi ukuntu uvuga witonze nago bibiriya bintu biba wajya ya répondeur rero nayishyizemo n'ikinira imaze n'imyaka myinshi cyane byarananiye kuyikuramo kuko abantu bose bampamagara bamwe iki kintu uzajya ukuremo kiratubangamira urumva umuntu ariyitaba azamo na Sauda sawa nyine uwo ako nzababwira nge nzayishyiramo nge babaza ngo ninde muntu uvuze ngo utembabaza ngo mbaza ngo mbaza ako se shema wamvuye urambaza iki Buretse ese ko kutaramubagara ngo mbureho na rimwe muraho muravugana Sauda ngo ndahuze ngo kuba ngo nge muntu wenye ufite répondeur no kuri ku Imana byanyazo ngo ninde muntu uvuze ngo no bagiye ngo birarangiye mbaza ngo betos no sigo ubutumwa kwa MPINGANZIMA uwo muntu wese se yaseka mbara uzagakora ariko wabugana uzagashyiremo sibyo abantu bajya birwanisha umutwe nicyo kibazo abantu horitaba keretse ku muntu utitaba nkaho horitaba rwose nta kibazo bizagenda ute zagashyira uzagashyiramo ubundi buzajya ubihorera rimwe umwitabe bwa kabiri sibyo Diga yanyica Diga ibyo birara byakakubye nibiki umva reka dutahe wakoze kuza mureke dutahe mwakoze kandi turabashimiye ko muri bugurebe iki kiganiro mukirebe mukirangize mugisharinge mushyire dukomantere mu gihe mpinga ubundi niwe wanjye mpinga niwe wanjye izo comment nizo dushaka love from Burundi ego niyo mpinga niwe wanjye yishyiramo kwa Rose yayishyize ngo love from Burundi mpinga niwe wanjye ego mpinga niwe abanyarwanda biragaragara noneho mudushiriremo nk'ikintu mushaka ko tuzakorana na Sauda cyangwa twongere dute oya ntabwo watekurana niwe mutubwire ikintu mushaka ko tuzakora guteka sinateka ko kurya narya wabyumva sibyo kurya narya mutubwire ikintu mushaka mbere yuko mpinga byara yego kuko rwose turi kwitegura muratubona ko tubigeze kure ni ukuri I promise nzagaruka sibyo nzagarukana n'imizi n'imigara baba mutemo